kubatizwamo. Mumfashe rero twifatanye n'umubyeyi Bikira Mariya dusubira muri ya ndirimbo ye aho agira ati roho yanjye irasingiza Nyagasani kandi himbajwe n'Imana umukiza wanjye. Uru rugendo rwabaye urugendo rurerure kandi ntabwo rwatworoheye, ariko kubera Imana, kubera ikuzo ryayo ndetse n'umugambi wayo tutagatifuza rwarashobotse. Ikuzo, ibisingizo ibihari kuri Nyagasani ubu n'iteka ryose. Nyiricyubahiro Musenyeri umwepiskopi wa diyosezi yacu ya Kabgayi, Nyiricyubahiro Musenyeri Vicente umwepiskopi wa diyosezi ya Ruhengeri, ukaba umuyobozi wungirije w'inama y'abepiskopi mu Rwanda. Nyiricyubahiro Musenyeri Simaragidi umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi uri mu kiruhuko. Munyemerere muri aka kanya dushimira Imana ishobora byose ko yaduhaye ubuzima kandi igaduha uburyo bwo kwitagatifuza butandukanye burimo n'iki umwepiskopi wacu yeguriye Imana. Nimufashe tuyihe amashyi. Bakristu bavandimwe, umuryango w'Imana wo ku Ruyenzi, ndagira ngo mbere yuko bereka abashyitsi ngire icyo mbasaba mumfashe. Turibuka uko amateka y'Paruwasi yatangiye ndetse tuzi n'uwayatangije, kandi turi kumwe hano iwacu ku Ruyenzi. Nyiricyubahiro Musenyeri Simaragidi umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi mu kiruhuko uyu munsi, ndagira ngo sibanga mena muri ziza yubile y'imyaka 50 muhawe ubupadiri. Bakristu ndagira ngo kubera ko umubyeyi yabahaye kandi akabaha ntacyo asigamye, ubwo yemeye ko tuba paruwasi, mwongere mumwifurize yubile nziza, mumuha amashyi n'impundu bikwiye. ba nyiricyubahiro muteraniye ahangaha, bayobozi mu nzego bwite za leta, bashyitsi bahire, bakristu bavandimwe, ndagira ngo ku isonga sabe umushyitsi mukuru umwepiskopi umubyeyi utuba hafi, nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa diyosezi yacu ya Kabgayi, mwigire juru abakristu babishimire kandi babakire. Nyiricyubahiro Musenyeri Simaragidi Mbonyintege umwepiskopi uri mu kiruhuko cy'izabukuru w'iyi diyoseze, murongera mwemere mbagore, hanyuma namwe muhagurukiye mu ijuru, umuryango w'abakristu bateraniye ahangaha bongere babakire nk'umushyitsi waje gushyigikira igikorwa yatangiye. Turakira nyiricyubahiro Musenyeri Vicente Habimana umwepiskopi wa diyosezi ya Ruhengeri, akaba na visi perezida w'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda. Nyiricyubahiro Musenyeri Mwakire iteka, turabashimiye, namwe mu ijuru tubakire. Paruwasi yacu ya Ruyenzi yatewe iteka Nyagasani yayihaye
ababyeyi baza kuhaturamo. Ndavuga inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, ubu ngubu icyicaro cyayo ku Ruyenzi kiratuwe. Twongerere twakira abepiskopi batatu, noneho ababyeyi baje iwacu ariko banaje kandi baje kubatura no kubakorera ubutumwa bwabo. Turagira ngo twakire twishimiye kandi ikaze nyakubahwa umuyobozi w'intara yacu y'Amajyepfo waje guteteka no kwifatanya natwe isengesho ndetse n'ibi birori. Ari kumwe n'umuyobozi w'akarere kacu ka Kamonyi uduhora hafi, kandi natwe iyo dufite icyo tubaza hanyuma tukamwegera twakirana yombi. Ndamusaba yuko imbere ndetse n'abashyitsi b'akarere bazanye tubakire. Ndagira ngo twakire nyakubahwa Padiri George, umuyobozi w'abapadiri b'Abamariyani b'isi, akaba nawe yaje kwifatanya natwe muri ibi birori. Turakira kandi nyakubahwa umuyobozi w'umurenge wacu wa Runda dutuyemo, akaba n'umuvandimwe wa bugufi ndetse n'umuturanyi. Ndagira ngo twakire umuyobozi w'umurenge wa Rugarika, nawe santarari yacu ibarizwamo, niba hari yigirije hejuru tumwakire tumwishimiye. Ndagira ngo twakire nyakubahwa Padiri Jean Pierre Rwamisare, umuyobozi w'abapadiri b'Abamariyani mu Rwanda. Birumvikana nawe yabaye umupadiri mukuru wanyu, niwe nasimbuye, ndakeka urukumbuzi rwari rwinshi. Ndagira ngo twakire nyakubahwa Padiri umujyanama wa Superieur General wa Congregation yacu yigira ejuru, tumwakire. Ndagira ngo twakire abasaserdoti dufatanye ubutumwa, tugafatana urunana muri byinshi, cyane cyane mu butumwa bwo gutagatifuza umuryango w'Imana, twibumbiye ku mwepiskopi wacu wa diyosezi ya Kabgayi n'abasaserdoti ba diyosezi ya Kabgayi, kugira ngo bigire ejuru tubakire tubaha amashyi y'urukundo. Ndagira ngo twakire abasaserdoti b'abapadiri b'Abamariyani bakorera ubutumwa bwabo hano mu Rwanda, nabo banyejuru tubakire. Ndagira ngo twakire abasaserdoti bakorera ubutumwa mu rugo rw'abepiskopi bimukiye hano ku Ruyenzi, banyejuru tubakire. Ndagira ngo abihayimana, ababikira n'abafureri aho bari bigire ejuru tubakire. Bakristo bavandimwe, dufitanye inshuti na paruwasi mu gihugu cya Kenya yitwa Ngororero. Abakristo bayo bakaba bakunda
natwe twashobora tukabagenderera turi ikipe nabo bakaza ari ikipe bakaba baje baherekejwe n'abapadiri babo n'inshuti za bugufi n'ubwo arizo mu mahanga. Dear guests from Kenya, you are our family, the members of our family. You are close with us. Let us now get up and receive.
nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguzwa, umwepiskopi wacu dukunda cyane wa Kabgayi muri diyoseze yacu dukunda cyane ya Nkombo, nyiricyubahiro Musenyeri Habimana Vincent, tuzi ko akunda abanyaruyenzi impamvu ari aha ngaha uyu munsi gukorera ubutumwa uyobora diyoseze ya Ruhengeri ndetse akaba na visi perezida w'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda, nyiricyubahiro Musenyeri Simon